umuntu bita Rikari yarampamagaye mu gitondo kuri Fine FM arambwira ati uri tayari tukubaza kuri APR. ndavuga ni niko tayari. icyo genda byibuka nibwo nari nyiva ku kazi nicaye muri salo. barambaza mena umuceri kuri APR, mvuga uko bihagaze, mvuga ibyo ngibyo by'akavuyo, mvuga aba bantu binjijemo, mvuga ibiki byose. yemwe nacyo ndavuga ni ntago ari bwo bwa mbere naranabivuze na perezida yarabyumvisha nabigarutsemo. ina ngewe sinzi impamvu atabyumva, abo bari yashyigikira bishoboke wenda nawe kashobora kuba ari umure. iryo jambo narivuze icyo gihe. Karenzi ntago ari mu kiganiro, yaraje yumvamo iryo jambo ndetse biranamurakaza ku buryo na Rikari yarabizize. ndetse n'ikiganiro kirangiye Rikari yaratonganyijwe cyane. kuki wamuhamagaye utambwiye? kubera iki wamuhamagaye utambwiye? ntuzongere kumuhamagara, ntuzongere. ubwo kuri radio kuri Fine FM baba bagize gute? ni nko kuntenga mu rusengero bavuga ngo nugutenga. Eme kuri studio abarampamagaye menaho umuceri bajya kumukuzaho ikiganiro. nawe ngira ngo wenda simbizi, ariko Eme nta wamutera ubwoba. ndavuga inti rero ubwo amaradiyo batangiye kuyakomanyiriza reka nkwereke noneho. ndavuga inti reka shaka YouTube channel yanjye aho nzaza ntangira ibitekerezo byanjye. ariko icyari kinzanye na mukuru ni umuntu bita Biganiro Hanta wazonza abantu, wamaze abantu, wigize yewana, yigize kagarara, yigize kariwe muntu uvuye muri siporo yapfa, yigize kariwe muntu kuri Radio 10 havuye Radio 10 yazima. nukuvuga ngo ibintu kandi ibyo byose abikora mu nyungu z'abikora mu biki ari umuntu ndakubwiza ukuri ngo Taifa ndako ngenda kubwira ukuri kwanjye ibintu byatumye nza. atetesheje umutwe ikintu bite PR. ariko ibyo byose yabikoraga kugira ngo kuko yabonaga nta hazamenera. ahantu hose abona katazamenera arahamenasa. ahantu hose abona atazakura injya arahamenasa. ntacyo yemera. ibintu byose ababipinga abashaka kugira usanga ndakubwiza ukuri byabaga ari vuta ni kuvute. ikipe arayitoteza, ikipe igatwara igikombe atabyumva yitoteza, abasifuza batuka, abasifuza bashyira ku ipanu nikosa hano ritaraka rihashakira. ibiki byose aragenda abakarampenge kaninjiremo rero mbere kuyu mugabo kuntu agira ishyari rizana ishyari sizi uyu mwana simbizi pe. ubwo tujya ntago sindi bujya muri byinshi. twatangiye gukorana neza, kwicarana mu kiganiro kimwe. tugeze kuri Radio 10 twese mu kiganiro kimwe, Karenzi, Kazungu, ngewe na Axel na Hanta ari kuri Mixer ari wewe ikiganiro. haza kuba rero majyabo Hanta akagira ikibazo n'ibyashyari nababwiraga. yabonaga Axel gusa yicaye. Hanta akavuga ati uyu muntu nadahaguruka mu kiganiro ntago mbyemera. tukavuga ariko se bite byabo. Karenzi akavuga ati uramushaka hiki. noneho ngewe ni ngiyobora ikiganiro Axel arakora. Kazungu akavuga ati ariko se urirukana umuntu kubera iki. twese akabona tumurushije agakora ashiginwa. nk'ejo yagaruka noneho dusanga hari igitondo kimwe twasanze yasarije. aramubwira Axel uri bwicara. twibuka bose n'abana bo mu misozi miremire. nge naribazaga ariko saba abantu hari ikibazo bafitanye. ese Hanta Axel yamukoreye iki? ese wabo hari inka batanze barazibima ntibagi nibaza impamvu ikintu bapfuye. ese imiryango ifitanye ibibazo niki? arasara aravuga ati Axel nturi bukore. Axel akora ku mbaraga. Karenzi aramubwira ati caraho ukore ninjye uyobora ikiganiro. reka rero duhaguruke tujye mu nama. ubwo ndashaka kubereka uyu mutipe nibyo mbabwira nti Ruhaya yarabyutse iragenda. ya Ruhaya yari inkunguzi iragenda ngo igiye kuri gati cyuma cya Mucoma. urumva nawe icyo bayikoreye. ubwo turi mu nama isanzwe ngira ngo twayikoraga kwa gatatu no kwa gatanu turi mu nama. ubwo barahagurutse
yazinze umunya cyane yigize karapenge yigize karatanye ngumva ngibi byanyu ngo byo kuza ngo mwakererewe ubwo arabwira abantu bamurusha ubusiniya mu mwuga arabwira abantu yaje gukora kwimenyereza abantu bamaze n'imyaka ngahe bamurusha na experience bamurusha na audience ngo byo gukerererwa ngo mukaza siburi biri ngo ngiye ngo muzasanga nakinze buruki Karenzi aramubwiye ati kuvubu wirukanye mu kiganiro ntuzagarukemo kuvubu kwenda nuko Anta yavuye mu kiganiro urukiko abaragiye aguma mu nda y'isi gusa no kuri TV aragenda ari bubyiteye mu byumve ubwo atangira amagambo rero akajya agenda avuga amagambo nibiki bariye ntibazabishobora yajya kubona akabona ibihumbi 2 akabona bingahe ishyari rirakomeza kugeza aho byabibazo byacu byaje ariko ubwo tukihariye nibyo kumubwira ni buriya hariho abantu batanatekereza hariho abantu burya simbizi uyu Anta no kugira ngo ajye kuvuga ushatse no kuvuga Karenzi suko Karenzi muvugira ariko Karenzi twarakoranye ndamuzi nta mutima mubi nta sharagira Karenzi niwe muntu ushobora no kujya kugusabira umushara akavuga ati abakozi banje dukorane mubongeze mugire gute